Niba wajyaga wibaza impamvu bano bantu bameze gutya, ngiye kugusobanurira. Abo bantu baturuka mu muco witwa Suri culture yo muri mu gihugu cya Ethiopia mu gice cy'amajyepfo. Aba bantu bafite umuco wo gufumura umunwa wo hasi lower lip bagashyiramo cya kintu kimeze nka sede muri kubona. Iki kintu cya sede bagishyiramo iyo umwana ageze muri adolescence cyane cyane w'umukobwa. Kigaragaza iki? Ubundi kigaragaza ubwiza cyangwa se respect. Uko ugenda ugira igisede kinini gikura bigaragaza maturity na respect. Nyine ubushaje ko kundi bavuga ngo nakubukuze. Umukobwa ukuze ugeze igihe cyo gushaka cyangwa se umukuru wageze no mu gihe cyo gushaka ufite nk'imyaka 20 n'ingahe 30, umunwa waragutse nyine kuko aba yarikizemo igihe kinini. Umwana mutoya guhera ku myaka 18 gutyo kuzamura nyine uri kuva muri adolescence kagenda gakura nyine ukabona bisemboriza ubwiza. Iyo umaze kwegera hejuru ufite sede nini bigaragaza ko ukuze uri mature kandi nyine bakakuba muri community. Ntago ari ububi rero, ntago ari ibintu bya fashion. Niba utaruzi icyo bisobanuye nicyo bisobanuye. Ntukajye uvuga ngo biriya bintu ni bibi bisa nabi. Abantu bari hanze kenshi bakunda gukritika bakavuga ngo ibi bintu bisa nabi, ntago babereye, kuki babikora iki, ariko bo mu muco wabo uba wubashywe cyane kandi ni ikimenyetso cy'ubwiza. Ahubwo ndibaza wowe urabona kuko bibagira beza cyangwa bituma badasa neza? Wibuke kudufollowing. Nitwa Rutare.